uyu mugoroba dufite icyigisho cyiza gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ubushukanyi bukomeye bwo mu minsi y'imperuka. Ubuki ubushukanyi bukomeye bwo mu minsi y'imperuka. Muri uyu mugoroba nagira ngo twinjire muri Bibiliya mu rwandiko rwa kabiri rw'Abatesalonike, urwandiko rwa kabiri rw'Abatesalonike. Abasomyi ba Bibiliya tujyane igice cya kabiri. Aha niho nifuza ko dutangirira urwandiko rwa kabiri rw'Abatesalonike igice cya kabiri, ndaturuka ku murongo wa 11. Bibiliya igaragaza iminsi y'imperuka, amakenga agomba kuba akenewe, ubwuzu bw'Imana bugomba kuba bukenewe, ndetse n'ubumenyi budasanzwe abantu bagomba kuba bafite. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abatesalonike igice cya kabiri, kugaruka kwa Yesu kuzabanzirizwa no guhishurwa k'umugome. Guhishurwa k'umugome, ijambo ry'Imana ritwereka ko Satani ari umugome, ariko mu minsi y'imperuka Satani azaba afite umuntu umuhagarariye ushaka kuyobora imisengere, ushaka kuyobora imbabazi, ushaka kuyobora amahanga, ushaka kuyobora ukuri agakwerekeza aho ashaka. Ndetse mu byigisho bikurikira tuzagenda turushaho kumenya uyu muntu uwo ari we. Nimureba neza ku murongo wa 11 ariwo nashakaga, Bibiliya iravuga ngo nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma. Kubera iki? Kugira ngo batizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacibweho iteka. Ntabwo Imana izohereza ubushukanyi ngo bube buturutse ku Mana, ahubwo kuko Imana yamaze gutanga ukuri, Imana ikaba yarerekanye itandukaniro ry'ikinyoma n'ukuri, Imana izemera yuko ibinyoma ababifite babishyira ahagaragara, kuko Imana yamaze gushyira ahagaragara ukuri kose. Bibiliya iravuga ngo ubu ni bwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari Imana y'ukuri, bakamenya n'uwo watumye ari we. Iyo umuntu amaze kugira ubwo bumenyi rero, atangiye kumenya Yesu yaravuze ngo ubereshe ukuri, ijambo ryanjye niryo ki? Niryo kuri. Kubw'ibyo rero, niba amagambo ava mu kanwa ka Yesu ariko kuri, uko kuri kukaba kwarizwe ijambo ry'Imana. Mu gihe abantu bamaze kumenya ijambo ry'Imana bakanga gukurikira ijambo ry'Imana, Imana irakinguruka, ba bantu bakabaho mu buzima bw'ibinyoma, atari uko biturutse ku Mana, ahubwo ari uko Imana yajyaga ibuza ibyo binyoma yigiyeyo, kuko umuntu ntabwo arimo gukunda ukuri. Ibi bivuze iki? Uko umuntu atinda mu kinyoma, niko Satani amuzirika imigozi yo kutagicika. Muri uyu mugoroba turaza kugera aho nifuza ko tugera, umurongo wa 13. Ariko bene data bakundwa n'Umwami wacu, dukwiriye kubashimira Imana iteka, kuko uhereye mbere na mbere Imana yabatoranirije agakiza gaheshwa no kwezwa kuva ku mwuka no kwizera ukuri. Amen. Agakiza hano Pawulo yagaragaje ko agakiza ntabwo kava mu kirere. Oya, ntabwo agakiza gaturuka mu kubyina gusa bikaruvana Imana ngo yarabikemuye. Oya, Pawulo yavuze ngo iki? Imana yarabatoranije, yabatoranirije agakiza gaheshwa icyambere no kwezwa, ariko uko kwezwa nako kukava kuva ku mwuka wera. Uku kwezwa kukaba kuva nanone mu kwizera ukuri. Uyu munsi rero Satani azagaragaza mu banyamadini imigabane ibiri. Azagaragaza abanyamadini bavuga ko bejejwe, abanyamadini bazavuga yuko bera, bazavuga yuko beretswe, bazavuga ko bahuye n'abamarayika b'Imana bakabababarira. Ariko umugabane wo kwezwa, kugira kwezwa guturutse mu kwizera ukuri, uzaza usanga Bibiliya nta mwanya ifite mu madini menshi y'abantu biyaturiraho ko bejejwe, y'abantu biyaturiraho ko bafite iki? Umwuka. Uyu mugoroba ndagira ngo ukoreshe ibitekerezo byawe
wibaze ese kwezwa n'umwuka wera no kwizera ukuri hari ikiruta ikindi? Ese umuntu afite bibiri kimwe akakibura yazabona ubugingo? Oya, dukeneye kwezwa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko utejejwe atazareba umwami. Ubwo siho twari dusorejera. Ijambo ry'Imana ritubwira ko abayoborwa n'umwuka ariko abana b'iki? Imana. Ariko se umwuka utuyobora mu bintu byo mu kirere? Oya, umwuka utuyobora mu kwizera ukuri. Ukuri ni ikirere. Nabibaye mu gisubizo. Yesu yavuze ko ukuri ari ijambo rye. Muri Yohana 17:17 Bibiliya iravuga ngo bereshe ukuri, ijambo rye ni ryo ki? Kubw'ibyo rero umuntu uzabeshya ngo yarejejwe akabeshya ko ari umunyamwuka ariko akaba atizeye ukuri kose kuri muri Bibiliya, azaba ari umunyabinyoma. Pawulo yarakomeje aravuga ngo nibyo yabahamagariye, ibahamagaje ubutumwa twagize gute? Twahawe kugira ngo muhabwe ubwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Nuko rero bene data, muhagarare mushikamye, mukomeze inyigisho mwagize gute? Ariko burimo murumva kugira ngo umuntu akizwe icyo bisaba. Aha ndimo kuvuga, burimo murabonamo gusirimba, burimo murabonamo gutarama kw'abantu kubita ibitaramo bidasanzwe. Hano burimo murabonamo gutwarwa abantu bakajya mu mwuka bakikarega bakikubita hasi. Ahangaha niho umuntu udashinze ibirenge muri ibi bintu turimo gusoma, byanga byakunda bwa bushukanyi buzoherezwa ku isi, azizera ibinyoma byakajyakunda. Niyo mpamvu nabagira inama mugure Bibiliya, mwivomere amazi azaba ahagije mu gihe cyanyu cyo gukotwa, mwimenyereze kubana n'Imana mu masengesho. Ibi bintu biti by'ibikabyo abantu baba biyumva ngo binyuranye n'uko Imana twumva. Nigeze kumva umuntu umwe turimo kuganira arambwira ati kanaka yiyumva. Kwiyumva se bisobanuye ati kwiyumva ni ukwiyemera, ni ukwishyira mu rwego rutarimo. Abakristo bo mu minsi iberuka bariyumva, bibwira ko bakiranuka kandi batuhagiwe imyanda yabo. Nshuti zanjye, murabyibuka neza mu isomo twasomye mu Migani. Imigani igice cya 30. Imigani igice cya 30 haranditse ku murongo wa 12 ngo hariho umuryango w'abantu biyita intungane kandi batuhagiweho imyanda yabo. Ubisigaruka rero kimwe mu bushukanyi buzaba buhari, abantu bazaba batura yuko bejejwe. Ukurikira umuntu ugira ngo arera, ukurikira umuntu ukurikije imyenda y'idini yambaye ugire ngo yarejejwe, naho ntiyigeze yezwa. Bibiliya iravuga ngo abatejejwe bazareba umwami de Imana. Abantu bazaba intungane. Nuko rero bene data, muhagarare mushikamye, mukomeze inyigisho mwigishijwe, naho zaba ari izo mwigishijwe n'amagambo yacu cyangwa se n'urwandiko rwacu. Mu magambo make, umuntu ugira amahirwe agasoma inzandiko z'ijambo ry'Imana aba ameze nk'umuntu wari wicaye igihe iryo jambo ryageraga gute? Ryavugwaga. Mu magambo make, iyo turimo gusoma Matayo 5, nubwo abasinzi bajya bavuga ngo Matayo 5 handitse uzumirwa, Matayo 5 handitse abahirwa bari. Kubw'ibyo rero iyo turimo kwiga twabanje gusenga tugasoma Matayo 5, tuba tumeze nk'abantu bicaye kuri wa musozi w'iki? W'imigisha. Ngaka agaciro k'inyandiko z'ijambo ry'Imana. Agaciro k'ijambo ry'Imana rero niko gatuma muzabona iyo mutangiye. Reka babwire, ubu muri mwe ugambiriye kuzaza ukora siporo buri mugoroba na buri gitondo, bwacyo ukagura imyenda, wajya koga ukabona ukoze siporo. Ubu uramutse ugambiriye kuzaza ujya ku kazi saa 11 kuko ariko abakiriya baba saa mu gitondo, wazaza wajya, ariko uzagambiriye gusoma Bibiliya mu gitondo na ryari? Satani
muri uyu mugoroba nagira ngo duhumuke tumenye ubushukanyi bukomeye buzaza mu minsi y'imperuka. Kubw'ibyo rero ubu bushukanyi bugomba kwibanda ku kurwanya ikintu cyose Imana yavuze kizaranga abana bayo. Tubonye kwezwa, Satani azazana kwezwa k'ubwezwa. Tubonye umwuka wera, Satani azazana umwuka w'ikinyoma ugotagota abantu ukababeshya ko ari umwuka w'Imana. Satani azazana kwizera kudafite ukuri. Umuntu akubwira ibintu arire asenga arire yikubite hasi, umubwira uti ngiyi Bibiliya binyerekaho biri, narangiza kubwira ati ntabwo nzaho biri ariko bibaho. Satani agiye kurwanya icyo bita ubutumwa bwiza. Satani agiye kurwanya inyandiko, kuko iyo dusoma inyandiko zahumetswe n'Imana tuba tumeze nk'abicaye mu materaniro izo nyandiko zandikiweho. Niyo mpamvu hagomba kubaho gahunda yo kubyuka mu madini abantu babyina bagataha ijambo ry'Imana bagize iminota 5. Kandi impamvu ntabwo wabarenganya. Kera abakirisitu abizera bari mu rusengero bitwaga abakirisitu, none ubu ni abakiriya. Kandi nanone akakubwira ati mugerageze abantu bacu mubahe keya. Ntabwo twaje hano mu nzu y'Imana guhabwa keya, kuko ntabwo turi abakasitoma. Turi abana b'Imana twaje gushengerera Imana. Ibintu byose byo mu nzu y'Imana kugira ngo bigende neza ugomba kubigiramo uruhare. Nshuti zanjye, Bibiliya iratangaje. Igihe Yesu yashakaga guhumura abigishwa kugira ngo n'abandi bazizezwa n'abo bigishwa, nabo bazabe bahumutse nk'uko Yesu ahumuye abigishwa, Yesu yigishije icyigisho cyo muri Matayo 24. Matayo 24 Yesu yerekanaga ubushukanyi buzaba buriho mu minsi y'imperuka. Twebwe ntabwo turi bwicare ngo tuvuge ngo umenye ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushye. Oya, ahubwo twagize gute? Twabigezeho, kuko Pawulo yavuze ko twebwe turi abasohoreweho n'imperuka y'iki? Y'ibihe. Matayo 24 Bibiliya ivuga ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Muri Matayo 24 muraza kuhasoma, hari ingingo z'ibanze Yesu yatanze zo gutekerezwaho kugira ngo abantu bazarokoke ubushukanyi bwo mu minsi y'imperuka. Ijambo ry'Imana ku murongo wa mbere, Matayo 24, Bibiliya iravuga ngo Yesu asohoka mu rusengero. Akigenda abigishwa be baramusanga, bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Abantu bazageraho Imana bayitakaze, basigare mu marushanwa yo kwerekana ibisenge bikomeye by'iki gisenge. Umurebe arakubwira ati rwacu ni rwo rwa mbere, ukagira ngo rufite agaciro kangana n'ak'ubuturo bwera bwo mu gihe cya Isirayeli. Urusengero rugira agaciro kuko nyirarwo ageze gute? Kwicara. Igihe urusengero rwa Salomo barutahaga, ubwiza bw'Imana bwamanutse nk'umwotsi kurujyaho. Kuva uwo munsi Salomo yarasenze abwira Imana ati, ubwo hari umuntu wese uzasenga yerekeye uzagira gute? Ababwira ukuri yuko hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi. Kuki Yesu yakoresheje terme ibuye rigeretse ku rindi? Uru rusengero rwari rwarubatswe imyaka irenga 46. Gukora finisaje birabananira kubera ubwiza bashakaga kugeraho. Byageze ubwo Abaroma batanze inkunga kugira ngo uru rusengero rurangire. Mwese murabizi, hari igihe wubaka inzu ikagutwara amafaranga, yamara guhagarara neza wazareba ukazasanga amasuku azatwara amafaranga aruta ayubatse iki? Ni nako byagenze. Uru rusengero rw'i Yerusalemu Abaromani bamaze kurutera inkunga, ndetse hari aho bageraga hagati y'ibuye n'irindi bagashyiramo amabuye y'agaciro, niyo mpamvu rwarengeraga. Igihe rero muri 70 Yesu arimo kuvuga muri Matayo 24, we yarebaga muri 70 Abaroma barimo gusenya iki? Urusengero. Ibuye barikuraho bajya hagati
mujye mwitonda ibintu aho byavuye ni naho bigira gutera Yesu ntabwo yari atumbiriye urusengero cyane. Ijambo ry'Imana rivuga ko niwe wari iki urusengero. Kandi iki ni ikintu gikomeye. Yesu arababwira ati ntabwo izasiga tugeretse kuri umurongo wa 3 ari narwo rufunguzo rwo kumenya uko witwara muri ino minsi y'imperuka. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa be baza bari bagize gute? Ubu mfite ikibazo gikomeye, nawe ufite ikibazo gikomeye. Abantu barimo barashaka gusobanukirwa igitabo cya Daniyeli, barashaka gusobanukirwa ibyahishuwe, abantu barimo barashaka gusobanukirwa ikimenyetso cy'inyamaswa n'igishushanyo cyayo, ariko nta mwanya wo kwihererana na Yesu bageze gute bafite. Barashaka kwigira umuhanuzi kuri radiyo no kuri televiziyo, barimo bari mu reka ry'ikibabwira. Igihe cyose umuntu yihereranye na Yesu, dufite indirimbo ivuga ngo iyo nicaye imbere ye nimenya wiki. Impamvu n'abantu bakimenya ubugoryi rero, umwanya wo kwicara ku birenge bya Yesu wagize gute barabuze. Abantu bose babaye abanyabwenge, umuntu wese urahura. Yarutse kuba n'ahantu umuntu arwana n'ibyigisho byinshi byo kwisabana ntarababyiza. Numva hari hateraniye abantu, hanyuma aravuga ati uyu munsi nta mpamvu rwose reka nanjye matwike hashya. Abafashe icyigisho ati tugeze ku cyigisho cya 7, abizera bati oya ni icya 3. Arahiye ntahiye. Arangije barakimugoye yikubise mu cya 1 n'icya 2 abona birimo biranga. Ahamagaye undi ati minota ndayiguhaye uyikoreshe neza. Undi nawe baragize mu kanya baragarutse ngo baje gusoza icyigisho, avuga ibinyuranye n'ibyo bagize gute. Abantu bose baravuga bati amasaza ashaje. Ariko impamvu ni iyi, kwicara ku birenge bya Yesu twabiguriye umwanya, ariko turimo turashaka kugaragaza ko twahoranye nawe tudaheruka. Inshuti zanjye, aha bari biherereye rero baramubajije bati tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimperuka y'isi ni iki. Bari bafite ikibazo cyo kurimbuka kwa Yerusalemu, kumenya uko bizagenda no kumenya uko isi izarangira. Reka ngire ikibabaza muri mwebwe, hari abantu bajya bafata umwanya bakegera Yesu biherereye bakabwira bati tubwire imperuka igeze he, ese kurimbuka ku isi kurerekera he, ese ubuzima bwanjye bwamaze kwandikwa mu gitabo cyawe kugira ngo ntazamwira ubusa. Uwo mwanya turawufite se ntawe. Yesu ikintu cya mbere yahereyeho, atarababwira ibintu byinshi, yabahereye ku ijambo rivuga ngo mwirinde hatagira umuntu ugira gute. Reka ngire ikintu ubwira, hatitawe ku bumenyi bwinshi ukeneye, hatitawe ku bukristo bwinshi, wakagombye guhagurutsa umutima wawe mu makenga yo kuvuga ngo Mana utinde kuzayoba. Dawidi yabwiye Imana ngo namushakishije umutima wanjye wose, uzabinde kugira gute kuyoba. Wowe ujye ushakisha Imana n'umutima wose, cyangwa wiyicariye mu madini y'ibinyoma, nta mwanya wa Bibiliya ufite. Mu kugikira umwanya urimo gukoreshwa mu madini bahanurira abantu ibinyoma, umwanya urimo gukoreshwa mu madini bakuramo abantu amafaranga, umwanya urimo gukoreshwa mu madini abantu bigaragaza banezeza umubiri babyina bitera hejuru. Iyaba bakoreshwaga mu kwicara ku birenge bya Yesu, uyu munsi buri muntu wese yakagombye kuba azi ubugoryi abigishwa ba Yesu babanye na Yesu imyaka 3 n'igice, ariko iyo myaka yabapfiriye ubusa. Kubera iki? Birirwaga bashyira abantu ku murongo, wowe ujya ku murongo turaza kubageza mu bumwe. Birirwaga bashyira abantu ku murongo bari muri gihe umva ubumwe imitsi irahari nta kibazo. Umva mugabo tuza, wowe tuza rwose, tuza turabikora. Babaga barimo kubyigana ba Yuda barimo kuvuga bati umunsi twirirwa nyakazi, bwageraga nimugoroba bihanagura icyuya. Imyaka 3 n'igice iragiye, Yesu arabaganiriza abajyana mu cyumba cyo hejuru, arababwira ati umuntu muri mwebwe udafite inkota agurisha iki
umwitero. Bararebana bose barakaba. Ibi bintu bivuze iki? Uwitwaga Petero rero niwo abantu bajyaga bareba bakagira ngo bareba kure. Petero abakuyemo ibyuma bibiri. Ababikuye bati wabibone ko ncanye ku maso. Yesu aramureba asanga niwe wakenewe kurusha abandi. Reka icyo mbabwira, ibihe by'akaga biri imbere yacu bizagaragaza abantu twibwiraga ko bakoze urugendo rurerure mu by'idini, dusanga nibo batigeze banava aho bari. Yesu yaramurebye aramubwira ngo izo ziramaze, mu magambo make zimaze iki mu bigendanye n'intambara iri hagati ya Kristo nande? Mu minota mike Petero yaciye umuntu gutwi. Yesu arangije afata kwa gutwi agusubiza, abwira Petero ati, Petero subiza inkota mu rwubati, kuko wicisha inkota azagera gute? Azayicisha. Petero yatarakara avuga ati ubuse nakomeza nica akiza birangire niyirwaneho none. Ariko impamvu n'imwe, ikibazo Petero yari afite ni kimwe. Petero yari asohoye mu isaha imusaba ubutwari adafite. Vuba bidatinze tugiye kwinjira mu bihe bidasaba ubutwari bw'umurimo, bidasaba kuba tuzi ibisomo byinshi cyane mu mutwe gusa. Abantu bazarokoka ni abantu bafite umwanya wo kubaganira. Nshuti zanjye, ikintu cyose ugomba ugomba kumenya ko turi mu gihe cy'ubushukanyi bukomeye. Ukwiye kwirinda ko hari umuntu ugomba kukuyobya. Yesu yavuze abantu bazaza biyita izina rye, guturuka mu gihe bivuye ko kugeza uyu munsi babaye benshi. Abantu bagenda bavuga bati ni jye Kristo, kandi barimo barayobya benshi. Muzumva iby'intambara n'imuhazi intambara byo byabaye ibiryo. Musume umuntu yateze amatwi kuri radiyo bavuga iby'amakawa, bavuga amakoperative y'abahinzi borozi, barangije bavuga ibintu bitandukanye, bakubita y'iteganyagihe. Barangije ahita abwira uwo bari bicaranye ati amakuru uyu munsi yabishye. Kubera iki? Nta mugabo ukubise umugore inyundo, nta gihugu cyateye ikindi. Reka mbabwire, si uko nawe bitabaye, ahubwo n'abanyamakuru bamaze kubifata nk'icyayi cya mu gitondo. Kuvuga ngo igihugu cyateye ikindi, umugabo yishe umugore, umuyobozi w'idini runaka yakoze abantu, ibyo bintu nacyo kubera ibintu batangaje. Byamaze kuba nk'uko umuntu aba agomba kunywa icyayi mu gitondo. Yesu yari yarabivuze. Ariko Yesu ntabwo yatubwiye kuba abantu b'abasesenguzi b'intambara n'impuha. Urabona Ukraine igiye gutera Uburusiya nurangiza muzatera Ukraine, Amerika izemo, Amerika nizamo, ubwo n'ibihugu biyikunda nabyo bizazamo, izahita intambara gatatu y'isi, bapfuye kabaye oya. Yesu yatubwiye ko ibyo bintu nibiba hari ikintu kigomba gukorwa. Harya indirimbo ya 9 ivuga yuko mu ntambara tugomba kuvuga iki? Tugomba kuvuga iki? Yesu agiye kuza. Mu muhazi mu ntambara ndetse no mu bihe bigoye tugomba kuvuga ngo ari hafi. Yesu agiye kugira gute? Aho twebwe ko tugomba kuba turi. Nshuti zanjye, uretse n'impuha, Yesu yabwiye abantu yuko bagomba kwirinda guhagarika umutima. Guhagarika umutima bizica kwizera byice n'umubiri. Ubu abantu bo baraturika imitsi yo mu mutwe. Imitima y'abantu yarabyimbye kwa muganga, barimo barabaha ibinini. Abantu ntibakiryama ngo basinzire. Kubera iki? Ibihe by'imperuka dusohoremo ni ibihe bibi. Abantu bazarokoka gusa ni abantu bafite kwiringira Imana, kuko kubaha Imana iyo mufatanyije n'umutima unyuze bigira umumaro. Bizaba bifite n'umumaro wo kuturinda guhangayika no guta umutwe. Nshuti zanjye, Bibiliya Yesu yakomeje abwira abantu yuko ishyanga rizatera irindi shyanga, hazabaho inzara n'ibishyitsi, ubwami buzatera ubundi, ariko ibyo bizaba ari intangiriro yo kuramuka. Yesu avuga neza yuko amahanga asanga abantu b'Imana abahora izina rya Kristo.
ubu murimo murabona isi yose rwose biragaragaza yuko yubaha Yesu, ariko vuba bidatinze nituramuka tuvuze ukuri nk'uko kuri muri Yesu, byanga byakunda abisi bazagira gute? Bazatwa. Yesu kugira ngo abantu barimo baratwagira ngo turabaturanyi babi n'iki, ntabwo biragera aho bigomba kugera. Ariko Yesu yagiye abigishwa be n'abazamumva n'abazakurikiza inyigisho zabo yuko igihe kizagera abantu bagaronka izina rya Yesu. Inyigisho yitwa karenganire k'abana b'Imana, iyo yo yamaze kumirwa nta n'umuntu ukiyivuga. Uracyumva abantu bavuga iby'akarenganire? Oya, bazabana Imana rimwe bakora mu cyangwa bakicaza nyuma n'ibikomangoma. Abantu ubuzima bwaryoshye. Hari umuntu uherutse kudusetsa aratubwira ngo akarengane ntikazaba kuko hariho human right. Urumva umuntu w'injiji, hariho human right, warimo ngo harimo abawenje benshi bashinzwe kurengera ikiremwa, kandi abo ngabo barimo gushyiraho amategeko azatangatanga abana b'Imana. Reka ngire ikintu mbabwira. Petero yasohoye mu isaha y'umutungo. Petero wari umusitari, wari wabonye abantu bari inyuma ya Yesu bazuniriza imikindo bavuga ngo Hoziya. Petero yibajije ukuntu bihindutse ku buryo Yesu ahirwaga abigishwa be bakagira gute? Nibwo yavumbuye yuko isi ihinduka mu minota. Reka mbabwire, turimo turaririmba, turimo turabwiriza, turimo turakora ibiki, isi izaduhinduka mu kanya nk'ako guhumbya. Inshuti zanjye, umurongo wa 10 Matayo 24, Yesu yagaragaje yuko abantu benshi bazasubira inyuma, abantu bazagambanira na noneho bagashyira n'urwango bangana. Ikintu kibabaza n'ikintu Satani ibingibi yatangiye kubisohoza ahereye ahantu habiri. Yahereye mu miryango y'abitwa ko ari abantu bubaha Imana, arangije ahera no mu nsengero. Uburyo barimo gushaka kuzamura ibendera. Ntabwo bizi niba iwawe Satani atarabazamura ibendera, ariko niba kubaho ntacyo bikikubwiye, urushako ukaba wumva wowe uzaruhuka kuko mwashakanye apfuye cyangwa mutandukanye, ukaba wumva stress n'ibibazo ufite bikomoka ku bana ufite, kandi warababyaye ari Imana ibaguhaye umugisha, ukaba usigaye witinyatse n'ibibazo. Satani yamaze kuzamura ibendera mu rugo rwawe. Inshuti zanjye, Yesu yagaragaje ko hazaduka abahanuzi b'ibinyoma benshi, kandi abahanuzi b'ibinyoma bo bazayobya abantu benshi. Mu magambo make, Yesu yagiye avuga ibi bintu byose, ibintu bizayobya abantu. Cya mbere mwasomye twavuze, abantu bazaba biyita Yesu, abo bantu bazatwara abantu benshi, ariko abahanuzi b'ibinyoma bazayobya abantu benshi. Kandi Yesu yavuze yuko ubugome buzagwira. Amagambo n'uyu munsi wa none antera ubwoba nuko hari insengero zimwe zizahura n'umukandida umwe mu ijuru. Urusengero rwose hakabura n'umuntu. Kubera iki? Harimo abantu bahoze ari beza bakunda Imana, bakunda ijambo ryayo, bakunda n'abantu bayo, ariko kubera kugeragezwa, guhemukirwa, kwitumba inabi nawe wagiriye neza, gukekerwa ibibi kandi wowe nawe ubikekera, abantu bazageraho nabo baba barakare. Imana igireba mu rusengero ishake n'umuntu igire gute? Imperuka Yesu yagize ibintu bikomeye. Urukundo rwa benshi ruzakonja, kuko urukundo ruzaba rutyaye, rurabagirana. Urukundo ruzaba ruryoshye, ruzaba ari urukundo rw'amanyanga. Ubu uyu munsi wa none umuntu ashobora kwicara akakubwira ati ngewe ndagukunda, warangiza utuye umuntu ntabwo ko nta bimenyetso mbona. Kimwe mu bintu byantangaje, abagabo baciye mu bagore babo nibo bantu ubushakashatsi bwagaragaje bagira amagambo y'urukundo ku munwa, banarwatura cyane.
aho sheri uziko ni impamo pe natutse kuva nazi uko nabaye ubu nibwo menye yuko nuko wari wagiye akora ujyayo wagiye umva hafi sheri umudamu yarangiza umudamu akaba avuga ati mba nibera mu ijuru mba nitoreye umugabo n'Imana asambure ntabwo ari shitani yirwanya kubera ko urukundo rugenda rukonja ruzasigara ku munwa rusigare mu ndabyo umuntu ajya kuzanira ikirabyo gitera urugendo utareba imbere ariko apanga yuko azagukubita inyundo. Niyo mpamvu uretse urukundo rw'Imana rwakwinjira muri twe. Reka nireke tubabwire turi mu itorero rya karindwi ryiswe biki Laodikiya. Murebe ku byahishuwe ubukene bwa mbere Laodikiya ifite ibyahishuwe igice cya gatatu. Byahishuwe igice cya gatatu umurongo wa 14. Wandikire marayika w'itorero ry'i Laodikiya uti wita amen umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri inkomoko y'Imana yaremye aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire yaba wari ukonje cyangwa wari ubize nuko rero gukora akazi uyaza udakonje ntubire ngiye kukuruka kuko uvuga uti ndi umukire ndatunze kandi ndatunganiwe ntacyo nkennye utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa dore ndakugira inama ugure w'iki izabu yatunganirijwe mu ruganda. Abasomyi ba Bibiliya izabu yatunganirijwe mu ruganda ishushanya urukundo umuntu akomora ku Mana kandi urwo rukundo rukaba rwarageragejwe rugaca mu muriro ntirugire gute. Abantu bazasanganira Yesu bazaba bafite urukundo kugeza ubwo ku munota wa nyuma imbabazi zirangiye zigiye kurangira ngo Imana izabasaba yuko barinda abavandimwe babo. Icyo bazakora ni ikirere bazahira amarira agize gute aheruka. Abagore bafite urwo rukundo bazahirira abagabo babo kuko ntacyo bazaba batarabakora. Ababyeyi bazahirira abana babo abantu bazahirira abavandimwe kubera iki ngo bazarizwa nuko bakoresheje urukundo bakoresha amafi barabasengera ngo bakirizwe ariko bigira gute biranga. None ndagira ngo mbabaze ugeze hehe usaba Imana urukundo uru dufite ruzanga rwose urukundo umuntu akunda akora kuko yasohoye indimi nziza. Urukundo umuntu akunda umuntu ujya ukabona umuntu araje wari umukene nta muntu wagusuhuje wagenda ukajya gukora ukamara nk'imyaka 5 ukagaruka ku rusengero ufite imodoka umuntu yabona uyivuye ukiguye igifunguzo urimo kugikoza mu mutwe umuntu wacu bari baragiye. Nta rukundo ruhari ni imibare abantu Satani yatwambitse amarinete dusigaye dufite ibindi bintu tureba. Umusaza umwe yagize gutya abona umuyobozi w'igihugu aje muri ako gace umusaza ngo yari afite imwe areba asanga no kwibonera ubwatsi byaramugoye n'ibiki shaka imibare akora biranga hari ijambo ati rwose umuyobozi w'igihugu tuyobora neza turanagukunda rwose nubwo mfite imwe ariko ndayiguhaye pe ariko mbabaze n'urukundo n'imibare agiye gusoza ati mushatse mwazana kura ubwatsi ndahire bigori uko ni ugutaha. Umuntu aragufasha yarangiza agakora urutonde ngo mubukwe bw'umwana wanjye reka mureke murebera aha kazavuga ati sinamutwaye 30 uri kubyibuka reka murebera aha nyine reka babwire n'abantu basigaye batanga Satani bahaye gutanga bitudasaba Imana urukundo katubayeho. Yesu rero yavuze yuko urukundo rwa benshi ruzakonja niba urukundo rwa benshi ruzakonja Yesu akaba yarafashe urukundo akarugereranya n'izahabu
yatunganirijwe mu ruganda, akaba avuga yuko ari we wenyine ugomba kurwitangira. Abagore abenshi urukundo mufite nurwo kwesikoka abagabo banyu. Bisaba Imana iduhe urukundo. Naho urunguru dufite ruzagaruka. Reka umugabo akeneye bamwirukane ku kazi, reka ubuzima bwange, reka umugore abyara abana abavunikire ubundi isura yahindutse. Iki kintu bita urukundo njye nta nubwo nanakizi uretse Imana yonyine. Urukundo rugomba gukonja, ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzagira gute? Gukizwa bizaterwa no kwihangana umuntu afite. Umuntu arimo arakubwira ngo arakishijwe, wajya kubyumva ngo yakubise umugore inyuma, akishijwe iki? Gukizwa bisaba kwihangana. Nubona watangiye kwihanganira abaturanyi, ukihanganira uwo mwashakanye, ukabasha kwihanganira umwana wawe urimo kugukoza isoni, ukamugira inama ariko ukamusengera, ukabasha kwihanganira bene wanyu bo mu muryango bakugerageza, ukihanganira abo mukorana n'abo musenga, ukihanganira ibigeragezo byo muri korali, ukihanganira ubuzima bugoye, uzamenye ko watangiye kugira gute? Gukizwa. Kuko mu minsi imperuka gukizwa no kwihangana bizaba ari ibintu bifatanye. Ejo bundi navuye muri tagisi, nari muri tagisi, umudamu avuye gusenga, ntabwo mbabwira idini yasengagaho. Umudamu abazambaye amazuru, umva nabishyuye mu ntoki ntungarurire mu ntoki, kumva yaratize ko nta mafaranga mfite, waretse nkakwishyura akugarurira kuri telefone. Oya mukatubonerane, ntabwo umuntu umwe yitareba mu kirahure ngo madamu simbona uvuye gusenga. Yahise azamura amazuru none barayahengeka. Ntiyavuge ko kumukiriza no kubikiriyente. Noneho umuntu twari twicaranye ndabwira ati umugabo we umuntu yaragowe, reba mbure byo kujya muri cyane. Ariko ni ikibazo, si ikibazo. Muzi yuko agasuzuguro no kudakizwa no kutihangana byatwinjiyemo ku buryo dusigaye twibagirwa yuko tuvuye na he no mu materaniro. Umuntu agaserera afite na Bibiliya, ukamubwira uti iyo si Bibiliya utwaye, uzi ko iyo n'amazi. Uwihangana akageza iki? Niwe uzagira gute? Uzakizwa. Kandi Yesu yakomeje avuga ko ikintu kizihutisha imperuka kindi cyiza ari ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose. Abantu bagomba kubwirizwa, irembo rigakingurirwa abashaka agakiza, kugira ngo abakire n'abakene bagire gute? Ariko uko isi igenda idukanda, ubu hari abantu benshi baba bafite rya somo ryo muri Bibiliya rivuga ngo biraruhije ko umutunzi yinjira mu bwami bw'iki, ngo biraruhije ngo icyoroshye kuko ingamiya yacamo izuru ry'iki. Reka babwire, ingamiya gucamo izuru ry'urushinge, ibyo Yesu yavugaga binyuranye n'ibyo abantu bavuga uyu munsi. Ahubwo mujye muvuga ko abakire dufite umushinga w'abakire n'abakire dufite umushinga w'abakire. Swara uba wifitiye urugo, igipapuro cyubatse ari kirekire, waranditseho ko hano hari ubwiryana, warashyizeho n'amakamera, bazasujya kubona ukabona icyana cyo mu bakene cyambaye umupira wonyine utagira ikariso, kiranezerewe, kimwe kirarya ikijumba, ukabona icyana kirashishe kimeze neza cyane. Wowe uhora kwa muganga bacisha muri sikaneri bagisha mushimura w'inshuro ya kimutari mu mana, kuko tuzatubona amafaranga angana n'ibibazo dufite. Ariko ubwo nyina w'umwana nawe aba arimo kuvuga ati abakire n'uruguru barirata baragapfa nk'uru dupfuye. Ariko mbabaza, ari abakire n'abakene ninde udakeneye ubutumwa bwiza buhohora umutima? Mu minsi y'imperuka muri Luka, Yesu yavuze yuko imperuka izagwa nabi. Luka igice cya 21. Luka igice cya 21, abasomyi ba Bibiliya tujyana. Ese abakire n'abakene ni bande bazaba borohewe? Ni bande bazaba borohewe muri ibi bihe by'imperuka turimo? Luka 21, umurongo wa 34.
ariko mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'iyi si, uwo munsi ukazagera gute? Hano bavuze ikintu cya mbere, ivutu. Harya ivutu igirwa n'abantu, n'abakire n'abakene. Sibibaza ariko mujya kugira n'umwanya wo kudasubiza. Ndabaza ari abakire n'abakene gukeka ko wagira ivutu ninde? Abantu bikabuye muri abahanga cyane. Ubwo burimo buranga kugira ngo mutaza kwiga iruhande kujya muri izo mpande. None ndagira ngo mbabaze, ni bande basinda amaganya? None aba bantu bombi bafite ibibazo ntibabifite. Imperuka rero nta n'umwe isohobera muri abo. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza bwanyu buzagira gute? Buzigishwa. Ariko ikibazo, abakene bazaza baza mu rusengero, ibibazo byabo bibabuze gutahana ubutumwa bwiza. Abakene baze mu rusengero, ivutu ryabo ribabuze gutahana ubutumwa bwiza. Ubwirize narangiza abazi uwo bicara. Iyi mpamvu uzi ko ubu nguyu batubwirije. Jewe namurebye musomamo stress. Uyu mugabo ufite inzara, numvaga ko yabwirizaga ibintu by'ibiryo ngo mu ijuru bazabikuba wamutana mu ifiriti. Ibibwirizwa by'inzara. Reka ngire ikintu mbabwira. Yesu yakomeje avuga ibintu byinshi. Umurongo wa 20 aravuga ngo namwe musengere kugira ngo guhunga kwanyu kutazaba mu mezi y'imbeho cyangwa kw'iki? Dukwiye gusenga kugira ngo ibihe byose by'imperuka bizaba bitazagira itegeko ry'Imana bitukandagiza iryo ari ryo ryose. Ariko bantu b'Imana ndagira ngo mbabwire, nubwo nabibabwiye gutyo, ariko abantu bitwa abahanuzi b'ibinyoma nibo abantu batwaye ubushukanyi mu biganza byabo. Muri Yeremiya 23:21 Bibiliya Imana yaravuze ngo abo bahanuzi sinjye wabatumye, ariko barihuse. Sinavuganye nabo, ariko barahanuye. Ariko iyo baba barahagaze mu nama zanjye, baba barumvishije ubwoko bwanjye amagambo yanjye. Muvuge ngo amen. Kimwe mu bintu bigomba kuranga umuhanuzi w'ukuri, agomba kubwiriza ubwoko bw'Imana, ariko akamubwira amagambo y'iki? Amagambo yanjye bakabayobora ngo bave mu nzira yabo mbi no mu migenzereze yabo mibi. Mu magambo make, inshingano z'umuhanuzi ni ugutuma umuntu ava mu nzira mbi akava no mu migenzereze mibi. None abahanuzi barimo kubona ku maradiyo n'amateleviziyo barimo baradufasha kuva mu nzira mbi, cyangwa niba ahubwo baziyobora? Urimo urajya kumureba ukabwira uti mfitanye ibibazo n'umugabo nsengera. Yakureba akabona ufite isura nziza iruta iy'umugore we, akakubaza ati uzanzanire ifoto y'umugabo wawe kugira ngo tuyisenge tuyifite, dusenge tuyifite. Ukayimuza naza ati ko wahote madame, uyu mugabo niwe wabuze ko mbona atari Imana yari yagendera. Ugatangira uti niwe rwose twabanye nasenze n'ubwo mbona byanze, ariko nawe nasenze pe. Kumva madame, warababaye cyane, ariko Imana igiye kuguhumuriza. Imana igomba kuguha umugabo w'umuvugabutumwa, umugabo w'inzobe muremure ukunda Imana. Imana atanga ibimenyetso bigeze gutegura umugabo ufite amafaranga, iminsi wari ushyira ahagije. Ubu hari abagore benshi bicaye mu ngo zabo barimo kurunguruka mu zindi ngo niho bagombaga kugera gushaka. Ibi bintu birimo birakorwa n'abandi abantu b'abayisikoro bitwa ngo ni abahanuzi. Ariko ndagira ngo mbabaze, urugero rwose rworoshye. Uramutse ushonje, nyir'inzu yakoherereje mesaje, ufite umwana ugomba kwishyura minerivare, mu rugo bakaba babyukiye kuri mukaru kandi saa sita nta cyizere cyo kurya.
ugakubitana n'abantu babiri, umudamu w'umukirekazi mwiza wafunze bubu ufite telefone, ugakubitana n'umukecuru, umudamu wabaye nk'umukecuru ariko akiri mutoya ufite umwana wishwe n'inzara nawe ubona byamucanze. Wowe uramutse uri umuhanuzi wahanurira simebaza aba bantu rero turabarenganya. Umuntu atangikarize cyokoze nageze kumva umugani abantu bacaga ngo iby'indangare umwami yagize gutegeka, ariko reka gira ikintu mbabwira, uzigira indangare uzahura n'ibibazo. Uyu munsi muri Yeremiya 23:23 Imana iravuga ngo Uwiteka arabaza ati, mbese bibwira ko ndi Imana yo hafi gusa, hari n'Imana ya hose na kure? Hari uwabasha kunyisha yeresi ubona ni Uwiteka abaza, sigiye gukwirisha uru n'isi. 25 numvise iby'abahanuzi bavuze bahanura ibinyoma mu izina ryanjye ngo nareretswe. Turi muri Yeremiya, urakubita ukakubwira ati neretswe ibyaha. Imana iti numvise iby'abahanuzi bavuze bahanura ibinyoma mu izina ryanjye bavuga ngo nareretswe. Ibyo bizahereza he kuba mu mitima y'abahanuzi bahanura ibinyoma? Abahanuzi bahanura ibiki? Abafite Bibiliya bahanura iki? Ibihimbano by'imitima yabo igira gute? Ibeshya. Umuntu araza agahimba ibintu bitana abantu akabihimba mu mutima akabyubaka. Inaha nabonye nko kubaka amazu meza cyane. Umuntu araza akakureba iyi nzu ukabwira uti rero kuva naza muri iyi nzu ntabwo ibika amafaranga, kandi koko reka wo kuyabika. Wubatse inzu ukoresha kredi ya banki, amafaranga azagera kuri konti banki igahita iyafata. Ariko wowe n'ubyumva ukumva umuntu araje muze munsenge mperuka amafaranga iyi nzu ntarayuzuza. None se wowe wafashe amafaranga bwarimo kujya nk'ubu, ariko araza agahita akubwira ati iki kibanza bacyubatse nyiraho wabagurishije yagiraga ibintu by'imyuka mibi, n'ubu ndahangana ndumva ndatuje. None ntabwo nasenga ndagenda nzana abantu dusenga, dutegurira ibiryo, tuzamara iminsi 30 dusenga. Hari abadayimoni bakomeye, uziko iki kizu cyazana ngo ugapfa nabi, ariko humura ntacyo kibaye. Imana yohereje abantu babo batangira ibituga barangaye. Urumva ngewe n'igihe umuyobozi wabo, hari abandi badamu 4 dusenga n'abandi bagabo 6 kubwira ati maze iminsi ahantu mu butayu. Uvuga ati ubutayu maze ukwezi kose utaye imodoka ngiye injiji nayo igahita ikajya mu misozi y'abajyana abantu. Nanjye nshaka imodoka, nanjye nshaka imibereho myiza, naho ubutayu bw'ubwisoro ni bundi yakoze. Ariko leta y'u Rwanda nayo ni nziza, dufite leta nziza. Leta yacu irimo irashaka yuko gututubikana ko mu maso ariko kuzaheje umuntu iki. Ariko umuntu uzatutubikana ururimi agashaka gutaha umutima azahura n'ibibazo. Basabe bantu b'Imana, turi mu gihe cy'ubushobozi bukomeye buhumuke. Imana yakomeje muri Yeremiya 23:27 iravuga ngo bigira inama yo kumbuza abantu banjye izina ryanjye, barotorera umuntu wese mugenzi we ibyo beretswe mu nzozi. Iyi ni Bibiliya ndimo gusoma. Umva, nagiye kubona umuyaga uturutse hanze ugeze mu nzu urikaraga usohokera mu muryango. Ibi bintu bisobanuye urumva umuyaga winjiye ukikaraga, buriya ni umwana wawe uzaza. Hari umwana ufite hanze yego ugazaza ajye mu gihugu ageze yongera asohoke asubire hanze. Ubwo rero uzongera kumubona azahita akora agisida y'indege. None se dukora iki mu bintu bive? Zana amafaranga ubwire umwana tujye duhura dusenge twirukane urupfu. Bagasenga umunsi umwe mu gitondo akaguhamagara nta kintu wabonye umumama ati narose noneho mbona urumuri rwinshi. Twari turi mu butayu rero Imana itubwiye ko dusidifuyeho. Amena. Bagahita bohereza imyenda ibiryo akisidikize gute ariko reka babaze
abanyagwa basigaye bakora na traffic. Ubweso reka gikibabwira ku marembo y'ijuru. Bibiliya ivuga ko hanze hazanyibwa n'abarozi n'umuntu ukunda kubeshya akagira gutera. Reka babwire mu gihe abantu bazaba barimo kwinjira mu ijuru bazatungurwa no kubona abantu bari bararihaye bataryinjiyemo. Abantu bitatu ni abakozi b'Imana. Bibiliya irimo kwivugira yuko buri muntu wese arotorera mugenzi we ibyo yeretswe mu nzozi by'amanyanga. Inshuti zanjye, ntabwo nzi icyo nakora muri uyu mugoroba kugira ngo abantu bahumuke. Murongo wa 28, umuhanuzi ufite icyo yarose ntakirotora, kandi n'ufite ijambo ryanjye arivuge ibinyakuri. Niko Bibiliya ivuga. Ijambo ryanjye bicengeza n'ibindi bintu navuze bigira ibyo bakura ngo barivuge ibinyakuri. Umurama uhuriye he n'ingabo? Niko Uwiteka abaza. Kandi Uwiteka arabaza ati mbese ijambo ryanjye
maze rero muvandimwe nkubwire. Ndakumva nshuti yanjye. Mbabarire ntunenguhe, dore nkuzaniye ubutumire hakiri kare kubera ukuntu nkuzirikana kugira ngo ibihe by'ihembura bitagutambukaho. Nawe urabizi neza ibyo nkunda. Niba ari ijambo ry'Imana aho sinahatangwa. Yesu aragutegereje aramuriya. Ribinyujije mu cyiciro cy'imirimo y'urubyiruko MGA, itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi rya Kabuye mu ntara y'ivugabutumwa ya Elayono, firidi y'uburasirazuba bwo hagati mu Rwanda, hani mu mujyi wa Kigali, rikuraritse mu materaniro y'ivugabutumwa y'ibyumweru 2 ryaguteguriye. Nukuva ku isabato tariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 kugera ku isabato tariki ya 1 z'ukwezi kwa 11 2025, turi kumwe n'umubwiriza butumwa Master Guide Musoni Flavie. Ni mu nsanganyamatsiko igira iti kugurisha byose ngo utunge ukuri cyangwa kugurisha ukuri ngo utunge byose. Aya materaniro arabera ku rusengero rw'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi i Kabuye kuri gahunda iteye itya: ku isabato n'uguhera saa 9 z'amanywa, ku wa mbere w'iminsi 7 dimanche n'uguhera saa 10 n'igice, naho mu yindi minsi n'uguhera saa 11. Muri aya materaniro y'ivugabutumwa rero turi kumwe n'amakorari adufasha: Friends of God yo ku Ruyenzi i Kamonyi, Ijwi ry'Ihumure yo ku Muhima, ndetse n'Umusamariya mwiza y'Inyamirambo. Turi kumwe kandi na Happiness yo mu Gatsata, Amizero yo ku Muhima na Philadelphia yo ku Kabusunzu. Turi kumwe n'umuryango w'inyenyeri ya Kabusunzu, Les Héritiers du Ciel ya Kabuye, Salvation Voice ya Kabuye, ndetse na korari zose zo mu ntara y'ivugabutumwa ya Elayono. Turi kumwe kandi na korari Abagwaneza yo ku Kimihurura. Akarusho muri aya materaniro turabagezaho ibyigisho by'ubuzima n'ibyigisho by'umuryango. Sangiza abantu mu butumire baze dusangira aya mahirwe.